Uwiteka ashimwe kubw'ineza ye, ashimwe kubw'ubuntu bwe, ashimwe kubw'imbaraga ze. Dushimye Imana rero yongeye kuduha aka kanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri kumwe na Pastor Jean Jacques. Ndagira ngo munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwanditswe na Yakobo ibice 2, dusome umurongo wa 25. Reka dusome: dore na Marayo Rahabu mbese ntiyatsindishirizwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira. Imana ishimwe. Mushiki wanjye mwene data, nifuje ko uyu munsi tuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo mbese nawe byashoboka. Mbese nawe byashoboka. Akenshi usanga abantu bashingira ku mateka n'ibikorwa by'umuntu runaka, bagashidikanya ku buntu bw'Imana, ndetse bagacika intege ko bitanashoboka ko ashobora gukizwa. Ariko ku Mana siko biteye. Imana ni Imana ya bose, kandi ku Mana byose birashoboka, kuko nta kure Imana itakura umuntu, ndetse nta byaha Imana itakuramo umuntu ngo imuhindure. Dusomye ijambo ry'uwitwa Maraya Rahabu, amateka ye tuyabona bwa mbere muri Yosuwa ibice 2, uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 14, aho tubona ko yari maraya uzwi mu gihugu, ariko akaza guhisha abatasi b'Abisirayeli bari bagiye gutata Yeriko ngo binjire iwe, ndetse biza kugera aho bimenyekana mu gihugu ko abo batasi bahinjiye, baza kubashakira iwe, ariko ngo ahakanira baje kubashaka, arababeshya ababwira ko bahinjiye ariko bagiye kare, ngo ubwo bwari butangiye kwira abasezereye bakagenda, ngo arabazamura bakura mu nzu abashyira hejuru y'inzu, abatwikiriza imigwegwa yitondeka neza, ndetse aho bije kugerera mu gicuku ngo abamanuza umugozi mu idirishya ryiwe, hanyuma anabagira inama y'ukuntu bashobora gukira ababahiga, ariko basezerana isezerano ry'uko nabo bazamurokora. Nyuma yo kubahisha rero no kubasaba gukiza ubugingo bwe, tubona ko mu gutera Yeriko ibindi bintu byose Uwiteka yategetse Yosuwa ko birimburwa, uretse Maraya Rahabu ndetse n'umuryango we. Abagiriraho umugisha, arokoka atyo n'umuryango we. Iyo rero dukomeje tureba amateka ya Rahabu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 1 umurongo wa 5 n'uwa 6, tubona ko Rahabu yaje kuba nyirakuruza wa Dawidi, kuko yari yashatswe n'uwitwa Salomoni, hanyuma ariho haje gukomoka Yesayi, bityo Yesayi nawe abyara Dawidi, ndetse byanatumye Rahabu aba umwe mu gisekuru cya Yesu. Mu Baheburayo 11 umurongo wa 31, nanone Rahabu arongera akavugwa nk'umwe mu ntwari zo kwizera. Yakobo rero hano hamwe twasomye amuvugaho nk'urugero rwiza rwo kwizera. Urukundo rw'Imana ruratangaje bene data, ruratangaje ndetse kuruta uburyo twebwe twarumenya. Imana ishobora guhindura umuntu wari mubi, wari ufite amateka mabi, ikamugira icyitegererezo cy'urukundo rwayo imbere y'abantu bose. Byashoboka wahinduka, nta hantu kure, nta byaha wakoze byatuma Imana itaguhindura, kuko kuba maraya uzwi mu gihugu biba birengeje urugero. Kandi maraya ntabwo akora iby'uburaya gusa, ahubwo akoreramo n'ibindi byaha. Ariko ibyo byaha byose Imana ibasha kubihindura
muntu yemeye imbabazi z'Imana yamuhindura ikamugira icyitegererezo cy'abandi bantu. Nibyo byabaye rero kuri uyu maraya Rahabu. Birashoboka rero ko wahora utekereza ko utahinduka ku byakunaniye, cyangwa hari undi muntu utekereza utyo, ariko ntukwiye gutekereza utyo cyangwa gucika intege zo gusanga Uwiteka ku byakunaniye, cyangwa ngo umusange kubwo gusengera undi muntu runaka wananiranye. Ahubwo musange, wisunga imbaraga ze, ndetse ntucike intege, ahubwo wizere urukundo rw'Imana rutagira akagero. Imana yo mu ijuru irakubabarira, irakugirira neza, cyangwa se na wa wundi usengera iramuhindura. Imana ihindura umunyabyaha bizwi ikamugira umukiranutsi. Ntukure y'amaso rero, kuko hari ibyiringiro byuzuye ku muntu ugihumeka. Igitambo cya Yesu cyakoze umurimo w'indashyikirwa ku byaha by'abantu bose. Niyo mpamvu hadakwiye kubaho rero gucika intege no gutakaza ibyiringiro, ahubwo dukwiye kugira ibyiringiro bihamye mu gusengera abantu, ndetse natwe mu kwiyereka Imana no ku byatunaniye tudatinya. Imana rero iguhe umugisha mushiki wanjye, mwene data. Imana iguhe gusobanukirwa urukundo rwayo rwakuye Rahabu indaya izwi mu kuba indaya no kuba umugome no kuba umuntu mubi, ikamuremamo icyitegererezo cyo kwizera. Nawe Imana iguhishurira urukundo rurenze rw'Imana, uru rukundo umuntu atabasha gutekereza. Imana rero iguha amahoro, Imana ikurebe neza, Imana iguha imbaraga, Imana iguha umugisha mu migambi yawe yose, ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.